jewe Iranzi Blaise nemeye wowe Nyarwaka Esperance guhera uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kw'icumi 2022 kumbera umugore w'isezerano shingiwe n'itorero kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nzakubaha, nzakugandukira muri byose, nzakwitaho, nzagukunda, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, dutunze cyangwa dukenye tuzabana nawe muri byose, kandi ngusezeranije ko ntazagira undi mugore kubangikanya nawe iminsi yose tuzaba tukiriho, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujana itorero. Imana izabimfashemo. Esperance nemeye ko wowe Iranzi Blaise guhera uyu munsi tariki ya 30 y'ukwezi kwa cumi 2022 umbera umugabo w'isezerano shingiwe n'itorero kuko ijambo ry'Imana Efeso Kandira kutaza mara Bibiliya umugeni cyangwa dukenye tuzabana Zeyimana Alex yemeye ko akazi yarimo guhera uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa cumi 2022 mbera umugore w'isezerano shingiwe n'itorero kuko ijambo ry'Imana riri Efeso 5:25 ritegeka ko abashakanye nzakubaha, nzakugandukira muri byose, nzakwitaho, nzagukunda, nzakwihanganira muri byiza no mu bibi, dutunze cyangwa se dukenye tuzabana nawe muri byose, kandi ngusezeranije tutazagira undi mugore ubangikanya nawe iminsi yose tuzaba tukiriho, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujana itorero. Imana izabifasha. nemeye ko Nzeyimana Alex guhera uyu munsi tariki 30 kwezi kwa cumi 2022 mbera umugabo w'isezerano shingiwe n'itorero kuko ijambo ry'Imana riri soma ba Efeso 5:22 ritegeka abashakanye nzakubaha, nzakugandukira muri byose, nzakwitaho, nzagukunda, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, dutunze cyangwa dukenye tuzabana nawe
nawe muri byose kandi gusezeranije kutazagira undi mugabo kubangikanya nawe iminsi yose tuzaba tukiriho kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujana itorero. Mana uzabimfashe. Yego baba. Guhera uyu munsi kuzageza iteka ryose azatandukanye nawe Imana Asanteni sana, Mungu anawasaidie sana na watufasha kuandika ukutani. Naweza kuwa na wewe pia muvalishe pete kimenyetso kama ishara. Mana ndagushimiye kugira neza ushimye kuri uyu munsi Data kuri ibi birori duhaye reka twabyifashe gushimira ubushake bwawe ushimye kuko Mana Yesu ubushake bwawe Pastor Senga, wacha tumwombe Pastor Senga aweze kuombea pete hizi. Ndani Yesu. Hao mapigeni tunabira aweze kumbalisha na aweze kumwambia jambo. Nzagukundwakaza Yego baba. Yego. Atandukanye nawe Yesu Kristo aje kujana itorero. Hakuna kitu ambacho kitaweza tena pia wewe unaweza kubadilisha uyu ni umunsi wo gushima Imana kubera ko ari Imana isohoza isezerano. Iyi mpeta twambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzakugandukira, nzagukundira umuryango, ntazatandukanya nawe atari urupfu, tuzabana mu bintu byiza kuko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Mana uzabifashe. Ufite ibirori hano nanje kuvuga ko aba bantu ni ibintu byabo n'ubundi rero bagiye gukomeza kubiduhamiriza batubwira ko ibi bintu tubishoboye kandi tuba tubikora neza. Umuntu agatoro unavuga kugira ngo yihute. Hanyuma rero nibegere hano, nibegere kuri aya mashiga yabo babanze bacane. Nibamara gucana batubwire ko byahiye. Baracanira rimwe, gahunda yabo yose ni imwe nkuko mubibona. Ntiwanza bakingura igikoni, urabona ko gikingije imihembezo myiza itari za nzugi za metalike z'abene kugira ngo kitimbi cyangwa ntikiza kibwa. Mukomeze muzamure iyo mihembezo myiza y'igikoni. Hanyuma nizere ko buri wese arangije gusigira ubushingo bwe. Baratunganya nk'uko mama mubibona kugira ngo baze gucana ibintu zarangije kuba smart. Naho rero hanyuma bishyira mu bahe amashini impundu nyinshi cyane. Imana rwose ati bigaragare ko umwizero yari tayari kabisa. Amashyi menshi kandi umushaka kumenya mato cyane. Kuko rero mubibona banyiri
n'urwavumba ntibizi kubatera ikibazo abanyir'urugo ntibafata umwuko bacumbe kandi noneho nibarangiza rero baza kubabwira gukurikirana bafata umwuko bacumbe rwose bihuse. Ndabona umutsima wahiye niwawucumbe neza, niwawucumbemo wamashyira impundu nyinshi cyane. Nuko mwe nkaba ubirandurira iburyo mubirandurira ibumoso ngo gusohora abashyitsi nuko ndabona murimo kubitunganya neza. Naho rero ngaho mubugeze ku nkoko hanyuma ibindi mumeyengere hafi. Bose n'ubwo bageze ku nkoko rwavumba ngo ni bose ni ibisanzwe ngo rutaranzwe n'uburimiro kurya ntaba yahinze. Uzaza kureba mu murima nta kiba cyavuyeyo, umugore wahinze azarangwa n'uburimiro. Aho bari ku nkoko rwose mu binyarutse. Furakazi noneho rero si wa mugore uza kuva mu biryo byahiriye ku meza, si yazaza kurebera ko umunyu wakoze. Furakazi nabanza arabura ibyo biryo yumva ko umunyu wageze. Furakazi banza arabura twigishirizamo n'abagore baza baza kuvuga ngo ese nuko bimeze nzageze ku meza n'abashyitsi bicaye. Furakazi wese ko bimeze kabisa abanza birabura yumva ko koko biri tayari. Furakazi nazunguza umutwe araba yavuze ko biri tayari agiye no kugaburira abashyitsi. Avuze ko biri tayari. Hanyuma rero yizeye Imana rwose niwe watambutse umunsi wa mbere. Ndatekereza ko barabitekereza bigeza saa 8 nibwo ijwi rya marayika ryaje akubwira ati uwari ibyo ari byo zose igitekerezo cyawe ndahamanye nacyo burya n'ijoro akikongoreye no kutashobora kubimenya kuko utari usanzwe uri umuhanuzi ariko uri mu bahanuzi bato no kutari umuhanuzi mukuru. Burya ijoro wakugenderera kose ubuzima bwanje buzira herezo nzabuza ku mutima, maze rero bigaragariza ikimenyetso cyo kumutamika urukundo ruvuye rwo mu mutima kuko nta hasigaye. Ubwo mu magambo wanjye nkabibera kamera ibagereho neza. Ubwo mu magambo mwaruvuze ubwo ku mutima mwaruvuze no ku mutima mutwereka ko mutazacurana. Ngaho rero nizeye Imana amumutamika kandi ndebe ko uzaza yego Furakazi rwose bamutsima ntarabusindira neza, ntarabusindira rwose bamutsima ntarabusindira neza. Oya rwose yarahiye ko atazagusonzesha. Ibi ni ibyo yarahiye ko atazigera. Amashyira menshi cyane. Furakazi n'abati rwose burya rero nubwo waje naje marayika yigeze kugendera mu nzozi arakunyereka reka mumbi kugaragarize muri ubu buryo muri aya masaha. Furakazi rwose nabizi ko wagitojwe. Murabona umutsima yateretse ku nkoko urakwiriye kandi urabereye. Niwo rwose amashyi menshi cyane, amashyi yose urabona ko yabitunganyije. Amashyi kabisa, amashyi cyane. Asante ngo bakiriye nkoko. Biranze we yaranseze yagiye arambwira ati kubonaga gahunda ni gahunda ntiyeho kagira ngo tunararanye umugambi utokurwa n'isi. Ijuru n'igero ishobora guhindura byose ariko iyi si ho ibyayo nabirangije. Maze rero utwemerere wongere kutugaragariza kuko amashyi y'umuntu
Nyarwaka rwose ati sirogaherwaga amakurya naje evanjiri arabizi ko ari yanje ariko Imana yari yarambwiye none ga uyu munsi kuba tugezeho reka mbigaragarishe ikimenyetso cy'umuntu gukwiriye kuri umunsi komeza wahera urugo neza ngaha nuko nkarabanza kavugira amagambo meza kugira ngo umunsi uje kuryo ugende neza nuko hanyuma rero bakiriye ubwoko hanyuma ati rwose si umutsima gusa ahubwo hari n'ibindi twateretse amata umufurakazi ati natetse ibindi y'amata Nyarwaka ngo bateretse ibindi y'amata kugira ngo baze guha abakunzi babo ndetse banatwakira twese nk'imiryango muri aka kanya ndabona ari icyansi cyiza rwose kiriho umutemeri umenye neza ndabona hari umusore mwiza wabitojwe uzi kubikora neza arimo arawufungura rwose ni wa wundi uzifungura bamaze nyine gufungura bagafa tuze kubatera ubwoba nuko biza bigenda yego ati rwose mutware mwiza ntabwo nzaga umutsima uzira amata iwawe inka zikamwa nzakora ibishoboka byose kugira ngo ugenzereze neza nizeye Imana yantambuko ni yayindi ya ngendo ni yayindi ya mvugo ni yayindi ndabizi ko ya magambo ari wayahereje mbere komerezaho rwose maze ubanza umwishyira akanyota ubwire tumukunzi mwiza wahageze ni mu kirambi akamukira akanyota nuko ukazirika atugana wamuzirikira akanyota muri ako kanya wese wa mutsima kuko iwacu nkazira kamwe amashi n'impundu n'inshuti mwongere rwose mwongere nuko tuzahora nkuramiza ukuboko nzakuba hafi furakazi ndabizi tumutwara mwiza rero ntabwo nzaguha umutsima muhanye gusa amashyi n'impundu nyinshi cyane nzakwishyira akanyota mwongere rwose mwongere umugabo uhahira urugo n'uba wahazi akishyira akanyota neza asante sana niranzi rwose umukobwa wo kwa Rugororozi kumwe n'amata menshi cyane kugira ngo muri aka kanya rero tumukoze mwiza rero kuko nari gusezeranije buri niwe zubaze yose mu gitondo umutima wanjye yawuteye kabiri nzamutekereza kandi nzamutekereza n'abibara nayira muri aka kanya nkwicira akanyota kugira ngo bamutsima ufunguye wike hasi maze dukomeze twuje urukundo n'ubumwe mwashira impundu nyinshi cyane nuko aturagotomera mwabibonye Nyarwaka ati inzoga n'ibyanje naje narabitojwe masenga nakakanije yambwiye ngo umugabo n'uwariye n'uwanyoye Nyarwaka nakubwira iki muri aka kanya asanteni sana amashira impundu nyinshi cyane inyota yari yose mwakabyara kubera impamvu z'umwanya turazi kubikora gutya kubera cameraman hari ahantu agiye kugenda ndaza gusaba ngo bakire ibyo birahure hanyuma ubwo tugiye kuja mu mwanya wo gutanga impano famille Zemana muraba bicaye ngo tuze kubikora mu buryo bugize kubera impamvu za kamera barakubanza bakaba umutsima ariko hari impano bigene ko zitambutswa hakiriho kamera bakabafata ifoto hanyuma tukaza gukomeza n'ibindi cyo kurya umutsima turaza kurya rwose abantu batuze batekane uraturindiriye turajya turanywa kuko ni umunsi w'ibirori byaba bavandimwe hanyuma rero umuryango wa Iranzi abana be batambuke hano imbere
abana b'imbere batambukirana imbere bafite impano bageneye